inshuti bakundwa, inshuti zanjye muri mu mpande zigiye zitandukanye z'isi ndetse muri Afurika, Amerika ndetse no mu bihugu bya Aziya, ndagira ngo mbasuhuze mbifuriza ubuzima buzira umuze, ishata mu kazi nk'uko mubimenyereye, kandi mukomeza kugubwa neza n'iyicano ndetse n'ibiganiro nkomeje kugenda mbategurira. Oh yes, rero uyu munsi turaganira hamwe ku ngaruka zimwe zishobora kugutera ibiheri mu maso ndetse nuko ushobora kubirwanya. Alright, reka turebere hamwe uko warwanya ibiheri ukanakuraho inkovu zabyo mu maso. Alright, groupe ubuzima n'ubuvuzi, Imana ikomeze ibibafashemo. Dore uko warwanya ibiheri ugakuraho n'inkovu zabyo mu maso. Hari abantu baba barazengerejwe n'ibiheri byo mu maso cyangwa uruhu rwabo rukaba rufite amavuta menshi, bityo no mu gihe umuntu agize ibyo biheri hagasigara inkovu z'umukara mu maso. Ku bafite ibyo bibazo hari uburyo butandukanye kandi bw'umwimerere naturally bwabasha kwivuza. Uko wakoresha urunyanya ukirinda asene ibiheri. Fata urunyanya urukate, ufate igisate kimwe ugishyire ahantu hari ibiheri. Urwo runyanya urumazeho iminota 15, hanyuma ukarabe mu maso. Bikorwa inshuro 2 ku munsi. Uko wakivura inkovu ukoresheje bicarbonate de soude. Fata akayiko gato ka bicarbonate de soude uvange n'utuyiko 2 tw'amazi asukuye, ubikube ahari inkovu, umare umunota uhakuba, ariko wirinda ko bicarbonate de soude yakora mu maso. Bicarbonate de soude irwanya cyane amabara y'umukara. Bicarbonate de soude wayikura mu mafarumasi. Uko wagabanya ibiheri ukoresheje maske ya avoka n'indimu. Maske ivugwa hano ni umutsima umuntu asiga mu maso. Vanga indimu na avoka ubisige mu maso, bimareho iminota iri hagati y'10 na 15, ubone gukaraba. Igihe igiheri kigitunguka kitarakura, ushobora